Ese wari uzi ko ijisho yo riza kuba ari kamera yari kuba kamera ifite megapixels zirenga 576, ni ukuvuga ubwiza bw'amashusho. Ahangaha wese wibaza ngo kamera ya mbere irenze ku isi ifite megapixels zingahe? Turaza kubyumva. Ese wari uzi ko ubwonko iyo buza kuba ari flash disk bwari kuba ari flash ifite capacity cyangwa se ubushobozi bwo kubika burenga petabyte 2.5, kuvuga terabyte 2500, kandi terabyte 2500 zingana na gigabyte 2,500,000. Ibyo bivuze ko ubwonko iyo buza kuba ari flash bwari kuba ari flash ifite ubushobozi bwo kubika video ifite uburebure burenga imyaka 300. Ni ukuvuga ngo uramutse uhereye none aho uyireba itarangira wayireba imyaka 300. Ahangaha wese wibaza ngo flash cyangwa se hard drive ifite ubushobozi bwo kubika video ndende mu buryo bureshya gutyo ibaho? Byose tuzabyumva. Ese wari uzi ko ijisho rishobora kureba mu mwijima? Ndabizi ahangaha wese wibaza ngo kamera ya mbere ku isi irenze ibi yabishobora? Turaza kubyumva. Ese koko tekinoloji ishobora gutsinda iby'Imana yashyizeho cyangwa se iby'Imana yaremye? Tekereza kamera ifite resolution, ni ukuvuga ubwiza bw'amashusho buhanitse cyane, ifite dynamic range cyangwa se ubushobozi bwo kubona mu mucyo no mu mwijima biri hejuru cyane. Kamera ya mbere ku isi irenze, ifotora neza ukagira ngo ibintu uri kubona ni ibyanyabyo. Iyo kamera ya mbere ifotozwa na Bollywood cyangwa se Hollywood. Iyo kamera rero nta yindi, iyo kamera yitwa ARRI Alexa 65. Iyo niyo kamera ya mbere ku isi ihenze, kandi iyo niyo kamera ya mbere ku isi igura miliyoni menshi mu madolari, kandi ifata video ndetse n'amafoto bikagaragara neza nk'aho ari ibyanyabyo. Iyi kamera kandi niyo Hollywood ikoresha mu gushutinga amafilime yayo, kandi mujya mubona ko basa neza. Ariko ikibazo ni iki? Ese ishobora kuba yarusha ubushobozi ijisho ryawe mu mibare ya nyayo? Uyu munsi tugiye kurebera hamwe igereranya hagati y'ijisho ndetse na kamera za danje zigezweho z'iyi minsi. Turebere hamwe ese ni ikihe kirenze, ni ijisho, ni kamera? Niba ari ubwa mbere wisanze ku cyicaro gikuru cy'ibyegeranyo mu Rwanda, kora subscribe ufungure inzogera kugira ngo ibi byegeranyo nk'ibi ngibi bitazajya bigucika. Ngewe muri kumwe nitwa Rey. Mbere yuko tugera ku byo ijisho rirusha iyi kamera, reka turebe iyi kamera ifite ubushobozi bungana gute. Alexa 65, iyi kamera ifite resolution cyangwa se ubushobozi bw'ishusho bungana na megapixels zirenga 20, ni ukuvuga utudomo kw'amafoto. Sensor size, ingano ya sensor ifata urumuri ruturuka hanze 54.12 mm kugeza kuri 25.58 mm. Dynamic range cyangwa se ubushobozi bwo gufata umucyo mu mwijima icyarimwe ifite hejuru ya 14 kugeza kuri 15 stops. Frame rate cyangwa se umubare w'amashusho iyi kamera ifata mu isegonda ni 60 fps. ISO cyangwa se ubushobozi bwo kwakira urumuri bungana na 800 native. RDF cyangwa se ubushobozi bw'amabara ishobora gufata ni 12 byte. Weight cyangwa se uburemere bw'iyi kamera ifite ibiro ku 10 kugeza kuri 12. Iyi kamera nk'uko nabibabwiye irahenze kuko igura amafaranga arenga 500,000 by'idolari. Ayashyize mu manyarwanda ashobora kugera muri miliyoni zigera muri 800. Ubu ndabizi uri kwibaza ngo ijisho ryo bimeze bite? Ijisho ry'umuntu rifite ubushobozi butangaje cyane, ko ijisho rifite resolution ingana na megapixel 576, rikagira dynamic range cyangwa se kubona mu mucyo no mu mwijima biri hagati ya 20 kugeza kuri 24 stops, kandi igira frame rate, umuvuduko wo kubwonko bubona amashusho, ni ukuvuga uri hagati ya 60 n'120 fps. Field view cyangwa se ubugari bwo kureberaho ishobora kurebera muri dogere 160 kugeza kuri 180. To focus, kwibanda ku kintu, biri hejuru ya 0.1, 0.1 mu isegonda. Ndetse ijisho nanone rigira icyo bita light adaptive cyangwa se guhindura uko wakira urumuri. Ibyo bikorwa mu masegonda make cyane. Naho kara cyangwa se uburyo ijisho ryakira amabara, ijisho rishobora kwakira amabara arenga miliyoni 10 mu gihe gito cyane. Reka nanone twongere dusubire inyuma gatoya mu mibare. Ijisho rifite megapixels zirenga 576, naho kamera ifite megapixels zigera kuri 20 gusa. Bivuze ko ijisho riruta kamera ho inshuro zirenga 28. Naho dynamic range cyangwa se kubona mu mucyo no mu mwijima,
kamera ifite 14 kugeza kuri 15 stops, naho ijisho ryoho nkuko nabibabwiye rifite 20 kugeza kuri 24 stops. Ibi bivuze ko ijisho rishobora kubona neza mu mwijima kurusha kamera. Frame rate cyangwa se amashusho mu isegonda, kamera ifata 60 fps, naho ijisho ryo rifata 60 kugeza ku 120. Ibi nanone birakyerekana ko ijisho rikirenze kamera. Field of view cyangwa se ubugari bwo kureberamo, kamera ntabwo igirenze 90, naho ijisho ryoho rishobora kurebera muri dogere 180. Bivuze ko ijisho rishobora kureba ibintu byinshi icyarimwe. Autofocus cyangwa se kwibanda ku kintu, kamera ikoresha tekinoloji, murabizi hari izikoresha za AI n'ibindi, ariko ijisho ryo rigira hejuru ya 0.1 second, no kuvuga 0.1 mu isegonda. Nubwo kamera ikoresha ibyo byose by'amatekinoloji na AI, ariko ijisho ryoho ririhuta cyane kurusha ibyo byose. Processing power cyangwa se ubushobozi bwo gutunganya amakuru, kamera ifata amashusho gusa ntabwo yatunganya. Ijisho n'ubwonko bishobora gutunganya, bigasesengura, bikamenya neza ikintu ijisho riri kureba, ndetse ubwonko bwoho buranabibika ayo mashusho yose bukayabika, mu gihe kamera yoho ikenera flash disk cyangwa se igakenera memory card. Ikintu gikomeye cyane, ARRI Alexa 65 ikenera batiri cyangwa se umuriro, igakenera storage cyangwa se aho kubika amafoto n'amavideo yafashe, igakenera n'umwopereta cyangwa se umuntu uyikoresha. Ariko ijisho ryo nta charging, rishobora gukora 24 mu minsi 7 iyo rirebye ikintu ritarinatekereza rikamenya ikintu ribonye. Ese koko tekinoloji ishobora kuzatsinda iby'Imana yashyize mu mubiri wawe? Ese hari igihe kamera zizageraho zisimbura ijisho burundu? Ese AI izigera gira ubushobozi bwo kubona nk'umuntu? Ese ijisho niyo kamera ya mbere kandi izahora ari iya mbere? Aha dusoreje iki cyegeranyo. Niba ngo wagikunze ukore subscribe kugira ngo uzajye ubona ibindi byegeranyo biri mu bwenge. Tubonane mu bindi biganiro bikurikira. Narireye, ciao ciao.